Shalom 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 nshuti bavandimwe nagarutse nka kwa kundi ngo ni akagaruka ninge do ari hano nawe ndagira ngo rwose do yereka abantu mbere yuko ngira ikindi kintu mvuga. Navuze shalom nawe vuga shalom twese hamwe tuti shalom 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 nshuti zacu turongeye kubasuhuza cyane cyane yambi turabahobeyo Yesu we mana yanjye usumvuga iki bareka nkubwire haciyemo igihe turakumburanye ndabisi ko mudukumbuye natwe turabakumbuye ariko sheri tutarajya kure reka dushime Imana ko tugarutse. Yego we umuntu atarababwira ukuntu havuye, reka dushime Imana ko yemeye ko tugaruka. Data mu izina rya Yesu amen, turagushimiye cyane turaguhimbaje ko wera kandi ugakiranuka uri Imana ishobora byose, uri Imana iriho yahozeho kandi izahoraho. Warahabaye Mana we, tugushimiye urukundo rwawe, turagushimiye Mana ko warahabaye. Turakwinginze ngo uzubane natwe Ado Vibes bifemere none ndaje Mana warahabaye. Mwami Mana ibyo tugiye kuvuga by'umumaro warakoze kutukiza mu muhogo Mana we, twahagurukiye gukora ndasenze kugira ngo Mana presence yawe iboneke kize n'umuryango Mana dusenge umuryango muri rusange yo kiza abarwayi Mana, abarwayi imibiri n'imitima bakize nk'uko wadukirije. Ubavugisha abantu biteho, turakwinginze ku bwiza bwawe bukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu amen amen amen. Shalom. Buri wese navuye ngo amen amen amen. Nshuti banyamuryango turagarutse turabasuhuje rwose ndongeye ngo shalom shalom shalom. Nyuma y'iminsi itari mikeya tutari navuga ngo haciyemo akanya kare, ngiye numva ari umwanya munini cyane. Mutere bimeze bite? Uyu muntu mureba yarakurwariye we, yakurwariye guhinduka ku kirere byaduteye amagripe, ubukonje bwadukozeho ku buryo rwose mugani wawe ati nateye kamera kangahe najya kuvuga ngo mva wapi biranga neza. So turashimira Imana, niyo mpamvu dutangije isengesho rigufi dushimira Imana, kuko iyo urwaye narabibonye nk'umuntu wizerera mu Mana, sinzabizerera mu bakurambere ngere ngo bura nabo babandi nabo begera bya bindi byabo. Ariko icyo nshaka kuvuga bitari amashyengo ni ukuri, iyo urwaye urushaho kumva umumaro wo kwegera Imana cyane. Ari nacyo nifuriza buri muntu wese kumenya yuko cyase kwibuka yuko Imana niyo idufitiye ubuzima, kuko iyo bwageze mu mage niho usobanukirwa, niho wumva yuko kabisa ibintu tujya twiratana muri ubu buzima ukumva uriyemeye ukumva ujya gute byose bihinduka bule, ugasigara uvuga uti Mana ibyo kurya apeti kagenda, wanabireba wakumva umumuro wabyo byaguhumurira gukumva ahubwo birakunukira. Akantu gato cyane gashaka kugukoraho byose bigahinduka. Anyway turashimira Imana kuko dukize, ariko twari dukumburanye. Ndimba kumbuye do yarabakumbuye, ubu ngubu noneho yajyaga urambwiye ngo n'ubu bunwa burungi ngo vura ngo gira vango tera kamera nuko. None rero turagarutse nka Ado Vibes, kandi turabashimira uburyo ki abantu mwese mutarambiwe umuryango twagarutse, ndetse nta nubwo twagiye kure ahubwo uretse amatage n'ubuzima turimo ukaba kure nkabakure, ariko still turacyari umuryango. Turi umuryango udacika intege, turi umuryango ushobora kurwara ariko ugakira, turi umuryango kandi ushobora kugera muri situation yari yo yose ukagera gute ukayigiramo ikintu. Do ntabwo narwaye njyenyine, rero nawe wararwaye kandi rwose pe ubu ngubu ntago tujya kure mu kanya gato dufite, ntago tujya kure ya situation tuvuye mu ndagira ngo tuganire ku kintu bita uburwayi mu muryango. Umuryango usanzwe ubana, umuryango usanzwe uhuje ubuzima, igihe kikagera hakaza kurwara situation y'uburwayi. Do wayibonye ute? Ayibonye ute nubwo atari ubwa mbere? Ivujyaho
ntabwo biba byoroshye mu by'ukuri niyo mpamvu dutangiye dushima Imana kubera ko kuba tugiye kuvuga ni kinyereka yuko nyine hari cyabaye biragoye burya hariho ibintu nyine tubamo ntitubiha agaciro cyangwa ntitubyiteho bitewe n'ibyo turimo ariko nge reka mabwiza ukuri iki gihe cyageze si ukuvuga ko ari ubwo bwa mbere mu buzima ndwaye ariko ntabwo nanone naba ngiye kure mvuze ko nagera hano muri Canada ariko numvishe ko ndwaye pe nkavuga nkumva ko umubiri ubabaye umubiri uri kubabara naherukaga kurwara cyane nkiri muri Afurika pe muri Afurika ho narakwinditse we yarigenza ubuhamya hariho n'abanzi babizi tubiziranyeho bwa buryo nakwakuye tutavuze ko nta abantu barwara cyane nararwara rwose nashaka kuvuga ngo ahangaha turabizi ko n'ubundi turi kuvuga ngo ni ibihe ubukonje twarimo noneho hari twari turi mu gahe gato ka transaction yo kuva muri winter twinjira muri spring kunvasa noneho welcome to spring snow is just melting ejo twaraye twinjiye muri spring tumeze neza akazuba kari kuva mbese vuba aha murabona bya bindi mwajyaga mubona byarakokotse mu kanya biraba byabaye icyatsi biraba byabaye uko hari ubwo ntibyagira ngo wereka ukuntu irimo kumeritinga ubu ngubu turi bubereke ni do ngo ntabwo ari bubereke ariko icyo nshaka kuvuga ni uko situation twari turimo ntabwo yari yoroshye kubera ko narabyiyumvishemo numva umubiri neza ugize intege nke hahandi wumva udakeneye no gufata telefone umuntu akaguhamagara uri kuyireba ikarenda ivaho ikavaho utamushubije atari uko umwanze noneho ukabura n'imbaraga zo kuvuga reka nandike test message ndabyibuka ngiye hariho abantu benshi bampamagaye hari igihe nageze ngira umutwe umereye nabi hahandi ntashoboraga kureba kuri screen icyo gihe rero umuntu akaguhamagara ukabura ukuntu mwitaba umutwe uri kukurya ntabwo tubasha kumwitaba abantu bahamagaye ntibitabwe ntihamagara kumva yabundi abandi ndashaka kumwanya nanjye bahamagare tuvugane mbasobanurire barahamagaye babumva umuntu akaguhamagara telefone ubunwa bwanjye mana yanjye kuki ntaceceka uri kuyireba ukananirwa kuyifata noneho reka kuyifata we byibuze uvuga uti I'm sorry wenda I'm not feeling well ari igihe wumva atari ngombwa kubwira umuntu wese I'm not feeling well nkumva kuvuga ngo I'm not feeling well hari nabwo ni kind of weakness uri kumva ariko turashima Imana kuko mu bintu byose duhora twiga kandi ngo mubaho byose duhore dushima nabonye yuko umubiri twiratana turondereza ubusa bukimara ubyara udahatse uzabora kudakorera ubuteka ukiriho yaratangiye avuga ngo iyo kwiyangiriza iyo urwaye no kwiyamukira ngo iyo urwaye ngo hari ubwo bikwegereza Imana ntabwo ari no kukwegereza Imana gusa wari uzi neza yuko ubuzima busa nk'ubuhagaze hari aho ugera noneho no gusenga bikanga ukananirwa kuvuga ukajya uvuga ukavuga uti Imana nsengera Imana nsengera ukavuga uti Mwuka Wera ndakwinginze unakambire urukumva ukavuga ngo Yesu we ndakwinginze nsabira none aha ngeze birananiye ariko nsengera ndabizi kunyumva uri kumwe nanjye uzi situation ndimo ngaho nsengera cyangwa wakibuka yuko mama Fiyete ariko gusengera mama Fiyete wiyumvira mama Fiyete hari turamushoboye cyane amasengesho yawe rwose dukwiye Imana iguhe umugisha ndabizi ko aho kibuka kama kudusenya ngatavuga sike wandwara uri muri ruhiriza ubusa so ni challenge zibaho ariko twari tuvuze ngo uburwayi mu muryango so hari icyo washakaga kubivugaho urakoze cyane icyo nari nshatse kubivugaho burya wicaye gutekereza utuntu twinshi ngiye wumva ubwonko bwanjye niyo bwaba burwaye gute umunwa ushobora guceceka ariko ubwonko ntabwo buceceka ariko nta kintu kibaza nk'ukuntu uba wumva rwose ufite ibintu byinshi ariko wakegura umunwa ukumva wape ariko reka nkubite mbangura natekereje kuri iki cyo navuga Mana yo mu ijuru ko nzi ko turi kuvuga ku bintu by'umuryango
nkaba nzi yuko kurwara ari igihe kigushyira muri situation ya nta wigira, ko nzi ko hari imiryango kuko urabizi ntago tujya kure y'umuryango. Ndanekereza harya abantu bahora babana bashihurana, babana batari kumwe, babagabo n'abagore babana batabanye, babana bahura nijoro, nabwo ari ugushwana nijoro cyangwa bukeye arahura bukeye nibika byinshi uko nyine nose n'abahura uko weekend irangiye, ari weekend irangiye cyangwa se nuko mu mufuka hakonje byarangiye, so ayo yakoreye yose arangiye. Rero nategereje icyo ndavuga Imana yo mu ijuru, ko nzi ko hari abantu, nubwo ngiye nimvuga abagabo nuko abagabo Mana yanjye, abagabo bagenzi banjye ndabaramukishaho muri mwese, ndabifurije ishya n'ihirwe. Ariko nategereje ku kintu, ko nzi ko hari abagabo batajya akarenge kabo kadashyira hasi igihe cyose mu mufuka harimo ikintu. Basipiriyani abagabo Basipiriyani ndabasuhuje ni Basipiriyani babandi bikura ishati igihe cyose mu mufuka harimo akantu, cyane cyane mu mpera y'agashara kaje nuko bagahuza na bagenzi babo, ariko inyuma mu ngo badasize umuceri, badasize amavuta, badasize peteroli, badasize yakatado. Ndavuga rero Mana yo mu ijuru, ko nzi ko mu burwayi ukenera umurwaza, kandi kugira ngo umuntu akurwaze burya yakagombye kuba asanzwe ari inshuti yawe. Kwitwa umugore wawe ntago bihagije, kwitwa umuvandimwe ntago bihagije, ahubwo nyuma y'ibyo byose hagomba ubucuti, hagomba kuba ubucuti buri buguhuza, butuma buri gihe cyose mugenzi wawe uri iruhande rwawe akugiraho inshingano zidashingiye ku cyo mupfana gusa, ahubwo kukwiyumvamo ubucuti. Ikintu nari nagitekereje ndavuga ko hari abagabo batazi gutanga irasiyo mu rugo, batanze irasiyo mvuga ntago ari n'iy'ibiryo gusa, n'amahoro n'urukundo, kuvugana neza, communication, kwa kubana, bagahora buri gihe cyose akaguru katari hasi, ari mu kabari, ari mu ndaya, ari ndetse hari niyo tuvuze indaya, iki kintu nongeye nyivugeho, hari igihe umuntu ataba ari umugabo w'izo ngeso mbi, wenda zo kujya mu kabari cyangwa se muri izo ndaya. Indaya ishobora no kuba n'akazi, iki kintu ntushobora kukivugaho mu buryo bunura. Akazi ntabwo ari akazi usanzwe ukora kagenwa na leta, wenda tuvugiye kamasaha asanzwe azi, oya, ahubwo ugasanga umugabo buri gihe akaguru ntigakora hasi, ahora na misiyo zitabaho, ahora na misiyo buri gihe yipangiye, uko aryamye apanga misiyo, uko atekereje apanga imishinga umugore atazi, buri gihe agahora mu ngendo, ariko atumvikanyeho n'urugo rwe. Ndetse izo ngendo zitanubaka, zishobora kuba arizo munsi y'urugo cyangwa se izo hirya no hino. Ibi ngibi ni ibintu byumvikana, kutumvikana. Ariko igihe cyagera nivugire kuri wa wundi uregama harya no kuregeka akarenge mu rugo ari uko amafaranga yashize, ugakenera umurwaza, uwa mbere ari we mugore wawe. Ndavuga nti harya iyo mutabanye neza, iyo uyabonye utibuka kumugurira igitenge, wayabona ntibuke kumufata neza nko gufata neza bantuza bandi bo mu kabari cyangwa se n'ahandi. Igihe cyagera warwara ukibuka yuko ari wowe ugomba kukurwaza, ukaza ukaryama mu rugo kuko nta yandi mahitamo ufite. Ibyo bintu biba bimeze bite? Izi situation zirahari, kese zirahari z'umuntu, umugabo agenda akibera hanze, akibera mu kabari, akabaho hanze, ariko igihe cyagera yarwara akaza akaryama. Ndetse hari na kesi zagiye zibaho, umuntu akagenda ayo yakoreye agahomba, si no kurwara gusa, wenda uburwayi busanzwe agahomba, yamara guhomba akabona kwibuka yuko hari uwo bashakanye, kandi yaramutanye abana, yaramutanye ibibazo, yaramutanye situation runaka, atarigeze amugurira igitenge, atarigeze amurwaza we igihe yarwaye. Ariko wowe mugabo warwara ukibuka yuko ari bwo ufite iwawe, ari bwo ufite umugore wo kurwaza, ndetse ufite n'abana bo ubwira kuguhereza amazi no kugukanda ibitugu, kandi utarigeze ubibuka ku gihe bagusabye school fees. Ibi rero bikuye mu muryango, wenda nubwo nabivuze, ariko ndagira ngo twibukiranye kuri iki ngiki. Bagabo muza mu rugo aruko amafaranga yashize, turongeye turabasuhuje, ariko tubabwira ngo ibi byose ni iby'umuryango, twongere twisubiraho, tubanye dute, twitegurana dute, mu bibazo tugendanamo dute, kugira ngo ibi nibi dusanga bizasange turi umuryango uri mu bumwe. Wabivugaho iki?
ubwonko bwanjye ntabwo burajya ku murongo neza ngo nsobanure amagambo bakaba bavandimwe ndabisoga uko bisongoye njye numvishemo uburwayi bwinshi ntabwo numvishemo ubw'umubiri gusa hari uburwayi bw'umubiri numvishe hari n'ubwo mu mufuka kuko niba uvuga ko umuntu ashobora kuba agenda akabyina sipiriyane nyine nk'uko tujya tubyumva mu mvugo z'ubu ngubu noneho agashahara kaza akajya hanze kurenda karangira akaba ari bwagaruka niba utwumva pe ukaba uri muri iyo timu nawe wisubireho n'ukuri sezerera timu sipiriyane mwari muzi ko hari igihe biba ngombwa yuko habaho mu buzima gufata icyemezo hakagira ibyo umuntu yanga hakagira ibyo umuntu asiba hakagira ibyo umuntu areka kugira ngo agire ikintu asingira kizima ni ukuvuga ngo rero njyewe uvuze ibyo bintu numvishemo ibintu byinshi cyane birababaje kuba ushobora kuba ubana n'abantu mu rugo ariko bakakubona ari uko ibibazo byaje ibisubizo byaboneka ntibakubone ugasanga abagore benshi bitwa basheri igihe umugabo yarwaye gusa ariko igihe umugabo ari muzima umugore ari amushihura abaye ngerera vuba ikote ryanjye ntabwo wariteye inkweto zanjye ziri hehe ntabwo waziteye dore uko zisa hari ukuntu rero ujya ubivuga ariko umugabo wanjye urimo urajya he ariko ibintu mbavuga biba bindimo niba mpakanya mujye niba hari umpakanya ajya bivuga kuko biba binyuzuye bindya ahantu binyuze ibintu biba bibabaje byaba bibabaje ariko reka twisubire ariko umugabo mwiza ufite gahunda ki ko mbona kumara kuba utambwiye akose nk'ubwira wa mugore we nicyo ubuze umurima ntuhari imirima ntihari hariya ibitoki ntihari imyumbati ntigize ikintu mbaza ni iki sinahingishije ariko se mugabo wanjye ibyo nibyo bihagije none se umva ni wacu nibyo twavuganye nibyo byari bihagije ubundi abagore nuko mwabaye ndeka nigendere winyicira gahunda utahanye n'umugabo wawe n'umugore wawe nako nijoro gahunda atazi gahunda utigeze umubwira ukaba utangiye komeza dose uri kuguca mu ijambo ndumva bitoroshye ariko reka twisubireho twiyubakira umuryango muzima umuryango wuje urukundo wuje ubumwe wa wundi nyine mu bana ubundi njyewe njya nkunda ariya magambo batwatuze iyo turimo gusezerana iyo barimo badusezeranya nyine usezeranya mugenzi wawe ko uzamukunda mu bukire cyangwa mu bukene murwaye cyangwa muri bazima urumva mufite cyangwa mudafite nyine biriya byose batwatuza kugira ngo tuvugire imbere y'amategeko urukundo rubira rutogotera mu rutirigongo ukabivuga wumva bikurimo noneho ikibabaza rero ni uko nyine haba ibintu babikora nk'umuhango uvuga uti mbone mvuye aha tubirangije ubundi byaba bimaze iki niba uri mbone mvuye aha ni ukuri let's be honest mbone mvuye aha mbone mutsindiye ubundi byaba birababaje cyane mureke gukinisha amarangamutima y'abantu kuko burya ku ruhande rumwe ushobora kuba wowe uvuga uti mbone mvuye aha undi avuga ati Mana ushimwe yuko umpaye umugabo Mana ushimwe yuko umpaye umugore Mana ushimwe yuko unyubakiye urugo icyo wasezeranyije ukimpaye ariko nyamara nubwo ndi gushima ku ruhande rwanjye undi we umuparteneri wanjye we ntago ariko bimeze ariyo mpamvu nyine hazamo uku kuntu kubura umuntu akakubura kandi mwari muri kumwe umuntu akakubura kandi yaragukeneye umuntu ntumuha umwanya kandi wari ukeneye kumuha umwanya ni ukuri birakwiriye yuko twisubiraho reka twisubireho twibuke na rya sezerano twasezeranye ntabwo nkwiye kukubona kubera ko twabageze mu gihe cy'uburwayi nzumva ko hari uko wavuze ngo nzagukunda ngo turi bazima cyangwa turwaye cyangwa tutarwaye noneho ugasanga nyine uje kuzuza rya sezerano mu gihe warwaye kandi uri muzima ntabwo wigeze ubyuzuza bivuga ngo mwagombye kuba mwarasezeranye urwaye twisubireho rero twisubireho ni ukuri biragatsindwa twe guhuzwa n'ibyago gusa kandi turi umuryango twe guhuzwa n'amakuba kandi turi umuryango ahubwo nyine ubundi baravuga ngo twishime ibihe byose niba ari mu makuba tuyabanemo neza ariko niba no mu byishimo tubibanemo neza njye numva ari byo bikwiriye umuryango muzima numva ari byo bidukwiriye nk'abantu dufite icyerekezo reka mbabwire twebwe
tujye dushima Imana ko tuvukiye kuri iki gihe, kuri iyi generation hariho nibi bintu by'abantu batinyuka bakavuga bakaganira. Kera ababyeyi bacu bari barahejejwe n'amateka, barashubishwe inyuma n'amateka. Umva ababyeyi bacu bapfiragayo kure, ugasanga umudamu agize ibibazo ntashaka kubivuga, nimbivuga se ntago ndaba nitanze, ntabwo natanga urugo rwanjye, ntabwo narujyana hanze. Ugasanga umuntu aheranwe nako gahinda, aryo byagiye bituma benshi bagira bapfa n'imburagihe, abandi bakarwara indwara zidasobanutse ntitunazimenye muri kiriya gihe, kubera ko igihe cya kera ntabwo hariho iterambere nk'iri ririho. Umuntu ashobora kujya kwa muganga agahura n'abakansera akamenya neza ati mfite iki kibazo. Mwari muzi ko kuvuga ari umuti, ariko ni ukuri kuvuga ari umuti. Kuvuga ni umuti, ariko nanone bitewe n'uri kubwira, kuko hari umuntu ushobora kubwira ibintu byawe aho kugira ngo agufashe, aho ugasanga noneho ahubwo birushijeho kuba bibi. Ariko abo ngabo Imana ibaturinde mu izina rya Yesu. Naho ubundi kuvuga is part of medicine, cyane cyane iyo ufite ibibazo, kubera ko twaje gusanga yuko abantu benshi baheranwa n'agahinda, agahinda gakabije kakaza kuvamo ibyo mu Cyongereza babyita depression, depression mu Gifaransa, ariko buriya mu Kinyarwanda niko gahinda gakabije. Agahinda gakabije cyangwa ni depression mu Kinyarwanda. Agahinda gakabije, ugasanga nyine umuntu ahorana ibibazo, ariko bitewe na wa muco na kwa kwitinya akabibika, ugasanga yarwaye. Niyo reka mbabwire, niba nimufungura amaso mukareba, murabona ukuntu isi yugarijwe n'ibibazo byinshi, harimo na kanseri. Ibi bintu ntabwo byahozeho kera, ariko kubera ko uyu munsi ibimenyetso turimo bisa nkaho nta rukundo rukiriho, nta mubano mwiza ukiri hagati y'abantu. Wari uzi ko uburyo ki ushobora gufata umugore wawe bishobora kuba aribyo bishobora kumuzanira iyo kanseri cyane rwose, atari ukuvuga ngo ni indwara yakakwiye kurwara, ariko kagahinda agira, kuko agahinda gakorana n'umutima n'amaraso, n'ibintu bikora ku bwonko bituma udatekereza uko wagatekereje, bigatuma nyine imyiyumviro yawe hari ukuntu nyine bitagenze neza. Iyo nayo ni kanseri. Yes, ibyo rero ibyo byose kuko bikorana, urumva ubuzima dufite burya biruzuzanya. Ni ukuvuga ngo umutima wawe ukorana n'ubwonko, bigakorana n'amaraso, bigakorana n'amarangamutima, n'ayo marangamutima yawe, nibyo bigize wowe. Ni ukuvuga ngo rero iyo hari kimwe kigiye cyangirika, noneho cyakwangirika kikabura aho kivurirwa, ugahora hari ahantu udepa bya bintu, ukabibika, nibyo bijya kumva ukabona haturutsemo umuntu ngo yarwaye kanseri, umuntu yarwaye ibibyimba, umuntu yarwaye ibi, kubera yuko atari ukuvuga ngo niko wari usanzwe wari ukwiye kurwara, ahubwo bitewe n'ubuzima uri gucamo, kandi uri kubuterwa n'uwo wakunze, n'uwo wahisemo wumva ko mugiye kubana mugafatanya ubuzima bw'iteka ryose. Ngewe rero buriya nubaha marriage cyane, kubera ko naje gusanga ko ariyo ultimate destiny, niyo destination ya nyuma umuntu afata, ubuzima bwe bukaba buhindutse kandi utari busubira inyuma. No kuvuga ngo iyo wagiye washatse, winjiye mu rugo, wabaye umugore cyangwa wabaye umugabo, you will never be a girl anymore. Ntabwo uzongera kuba umukobwa, ntibishoboka. Ntabwo uzongera kuba umuhungu, byarangiye. Wabaye umugabo w'umuntu, nawe wabaye umugore w'umuntu, no matter what. Ngiye byararangiye. Byararangiye, usuzongera ubimanzi byararangiye. Yego bana yanjye ntago niteka bamanzi byararangiye. Ndumugabo naje gusanga ko ari icyemezo gikomeye mundi mu buzima umuntu afata, kidakwiye gukinishwa. Ni icyemezo gikomeye umuntu abafashe, kubera ko nicyo kiba kigiye guhindura ubuzima bwawe bwose, kuzarenda ugize iki upfuye. Kubera ko buryo ukiri umwana urakura, ushobora gufata icyemezo ukajya kwiga cyangwa ntujyeyo, urumva ari ugakura ukaba umwangavu, urumva ukugenda ugera kuri stage by stage. Ariko iyo ugeze kuri ya stage yo gushaka, ni igihe umuntu akwiye kwitonda. Ubundi nge niko numva nabivuga, ni igihe kiba gikeneye ko ufata igihe cyo kubitekerezaho, kugira ngo ujye mu bintu wumva urimo, kandi wumva warangije gufatiraho icyemezo gikomeye, kubera ko ni hahandi ubuzima bwawe buhindutse burundu, kandi bitazasubira inyuma. Reka nkubwire, niyo byakwanga ko mwubaka, bikaba ngombwa yuko
bikaba ngombwa yuko uwo mwari mugiye kubakana mutandukana n'urugero ni ukuvuga ngo niyo mwanatandukana ntabwo biri bugusubizeho wowe bwa bukobwa bwawe byarangiye, ntabwo biri gusubizeho bwa busore bwawe nawe byarangiye, akabuzi kawe Dave. ni ukuvuga ngo rero cyari niyo mpamvu tukwiye kugira iki kongera gusigasira ibyo twarangije kubaka, twarahiriye tukibuka bya bihe byiza twagize kugira ngo dufate icyo cyemezo cyo kubyinjiramo. Ibyo bintu ugahora ubyibuka ubizirikana bigatuma urushaho gusigasira uwo mubano, gusigasira uwo mubano, gusigasira uwo mubano wo muri kumwe. Reka rero twige kubana mu bihe byose. Ntabwo ari byiza ko umuntu akubona kubera ko haje ibibazo, kubera ko nyine warwaye udafite undi, aribwo umuntu akubona. Ubwo urumva niba uri umugabo ukaba umeze gutyo, umugore wawe akaba akubona kubera ko warwaye, cyangwa se ari uburwayi bw'umubiri cyangwa se uburwayi bwo mu mufuka, akaba aribwo wemera ko umugore umva wisubireho. Ni ukuri pe, wisubireho. Kandi nawe mudamu nawe ntukabure ngo ubone ko tumurire imbere ngo garuka mu rugo urahamaga. Ndabizi ko uri umuhanzi w'ibihe byose, ngaho ugira icyo babwira. Garuka mu rugo mugabo, garuka mu rugo. Murakoze. Wenda dusoza kurumva nakagaruka ntabwo twabirangiza, ni ibintu byinshi cyane iyo tuganira gutya. Ni bya bindi, ni wa muryango, ni ibyo dufite byo kuvuga, kandi ni ibiganiro bikwiye kubaho buri munsi, cyangwa se kuko nibyo bigize ubuzima bwacu, kwibukiranya ahanini rwose kugira ngo ibintu bigende neza. Wabivuze nabivuzeho, ntabwo twabirangiza, cyangwa se wenda umuntu yanakomeza, ariko icyo nakuboneye mu burwayi ni byiza kugira umuntu hafi kubwira impore. None iyo murwaye mwembi biroroha communication iyo ihari, kandi kwa kuganira ni umuti. Ntabwo uzi ko indwara ishobora gukomera cyangwa se ikoroha bitewe nuko mwebwe mubanye mu rugo. Iyo udafite umuntu hafi kurwaje, indwara irushaho gukomera. Ariko uzi ko hafi hari umuntu ukubwira hagakoma se Yesu waramutse ute, ibyo nabyo wumva bikoze kumva mutima wawe bikazana koroherwa. Niko bimeze, nibwo buzima. So reka twe wenda duhinira ahanga ko maze iminsi ntajya no ku ishuri, ariko munsi twaje. Ariko muryango rwose abantu bazi yuko izo ngeso ariko zimeze nibazireke, reka tuzireke dukomeze nk'umuryango. Kandi nawe bibayeho nk'umudamu, wenda umugabo abikoze gutyo, duhorane umutima w'imbabazi, burya umutima w'imbabazi nawo ni umuti. Rimwe na rimwe ushobora gutuma abantu bahinduka. Uko agenda gutya akagaruka agasanga ufite umutima w'imbabazi, ariko ukamufasha unamwibutsa umbwira uti nyamara gutya na gutya rwose mugabo mwiza, reka nyine atari incyuro, atari ibikwasi. Kuko burya ibikwasi iyo bimujomba none umucyurira, niyo atangiye kwijajara, kuko hari igihe ubikora ari mbuze uko ngira. Ariko uko atangira kugenda akira, nawe agatangira wa mutima utaramuvamo, avuga ati iri shyano, reka imba nangize Imana nkava n'ubundi. Iyo atangiye gukira nyine inama ziba nyinshi. Ariko iyo umurwaje umwereka yuko umubereye urugero rwiza, kumbwira uti humura mugabo wanjye byose rwose gutyo, hari igihe ashobora gukira yatangiye no kwigira inama, avuga ati ariko ubundi kuki umugore wanjye muhora mujya kure, kandi babandi bose iyo narwaye nta wurndwaza. Bantuza bo kwa Feliciane na bantuza na basupiri, abo bose ntago bakurutira uwo muri kumwe mu rugo. So iyo rero uwo mu rugo umufashe neza, akiravuga ati no sinzongera, akanagusaba imbabazi. Twige gusabana imbabazi cyane cyane, kandi turushaho kwegerana, haba mu byiza ndetse no mu bibazo byose tubisangire, kuko nicyo gikwiye. Kandi ibi ntibikwiye kuba hagati gusa y'abagore n'abagabo gusa, ahubwo nk'umuryango muri rusange, abavandimwe, abana ku babyeyi, abana ku bana, niko bikwiye kubera. Twubaka umuryango dutezanya imbere mu biganiro, kandi twungurana inama, kandi dufata imyanzuro ihamye hamwe n'Imana idushoboza. Mugire amahoro. Ni Ado Vibes, nakagaruka. Kora subscribe, sharinga ibiganiro bigufashije, ufasha abagenzi bawe, kuko birimo inama kugeza harya mu cyaro, kuko ibintu ntago biba gusa mu mujyi, ahubwo biba no mu cyaro cyane iwacu. So hanyuma comment zanyu uko n'inama n'ibitekerezo byose turabikeneye, tuvuga ngo ciao, Imana ibahe umugisha. Shalom. Ado shalom, turabakunda, nakagaruka. Amina. Bye.